Yes, wayikaze ndizera kumeze neza cyane turi live agiye kubera rero urubanza cyangwa se turi ku rukiko neza aho twaje kwitabira urubanza rwa Fata ku mavuta ndetse na Miss Rwanda. Fata ku mavuta rero akabakurikiranyweho ibyaha bitandukanye aho harimo gushyamiranya abantu no kugira amagambo atari meza agamije gusenya bamwe bari mu myidagaduro. Ikindi cyaje no gusangwamo nuko uyu munsi akurikiranywe no gukoresha ibiyobyabwenge nyuma y'uko apimwe agasangwamo doze ndende cyane, doze ndende irengeje ubu yasanzwemo ibiyobyabwenge byinshi bishoboka cyane, rero ko ibyo byaha byombi agiye kuba abikurikiranwaho. Hanyuma rero ntabwo ari wenyine, ari kumwe n'uwo bita Miss Mweto Divine Miss wa 2022. Uyu rero akaba aregwawe ibyaha byo gutwara ikinyabiziga adafitiye uruhushya ndetse no gutwara yasinze, ndetse n'ikindi cyaha cyo kwangiriza ibintu yagonze akaniruka. Ibyaha byo ni byinshi cyane. Hanyuma rero turi kuri urwo rukiko rero niho turi, murabona uko baje ufata ku mavuta, uramubona uko yambaye black hose. Mweto Divine yambaye jacket y'umukara, yambaye ipantaro yenda kumera nka pink ukuntu ariko irimo rose ukuntu, akabamo kandi yambaye na rinete za fime. Urumva mu by'ukuri ntago afite umwanya wo kurebana n'abantu amaso ku maso. So rero turi kwibaza tutese biraza kuba bigenda gute uyu mukobwa ndetse n'uyu munyamakuru Fata ku mavuta. Urukiko ruraza kwanzura iki, nibyo umuntu yaba yibajije magingo aya ngaya akavuga ati se biraza kugenda bite. Nanjye ndahari, ndi hano kugira ngo nkomeze mbahereze difference update kuri uru rubanza rurimo ibyamamare koko. Umwe ni Miss Rwanda, urumva ni icyamamare ku buryo ubwo ari bwo bwose, akabona umunyamakuru wari koroje hano rero ku mbuga nkoranyambaga nawe mu mahasi atandukanye. So uyu munsi rero byakurikiranyweho ibyo ngibyo, Muheto nawe ni ibyo ngibyo. Reka tuze kureba se biraza kuba bigenda gute.